Ese wari ubizi ko ushobora kuba wahostinga website ku buntu? Ibi ngiye kubivugaho kubera yuko abantu benshi nagiye mpura n'abantu benshi bicaranye projet nziza, ariko ugasanga yarabikoze ibintu arabikora birimo akantu ka innovation kandi bikenewe n'abantu benshi, ariko ahita acika intege kubera kwiyumvisha ko wenda kubishyira hanze se ni ibintu bizamuhenda cyane, akeneye abaterankunga, ariko ntabwo ariko ibintu bimeze. Uyu munsi ngiye kukubwira uburyo washyira website yawe hanze nta ikintu na kimwe wishyuye uretse internet uri gukoresha gusa, warangiza ukazishyura kugira ngo wongererwe feature igihe uzaba umaze kubona amafaranga ahagije aturutse kuri ya website. Uburyo bwa mbere bworoshye kuri website za front-end gusa zitarimo back-end ni ugukoresha GTab. Ndetse no ku bantu bakoresha aya matekinoloji nka Next na React, GTab birashoboka kuyikoresha ugahostinga, ukauploadingaho projet yawe. Waba ushaka abandi babasha kuyidownloading ukayigira public, waba utabishaka ukayigira private, warangiza ukajya muri izi platform nka Cloudflare cyangwa Vase, noneho ukagenda ukayikoresha uhostinga website yawe, baguhereza subdomain, bakanaguhereza bandwidth ihagije ku buryo website yawe idahora ijya down buri munsi. Ubundi buryo bushoboka ku bantu bakoresha PHP, hari platform nka Extend Hosting na Infinity Free. Ni platform zifasha cyane kandi zitagoye mu gusetinga ibintu, ziguhereza na SSL na subdomain byose for free nta kintu wishyuye. Waba ufite domain yawe ukaba wayikonectamo nabwo nta kintu bigusabye kwishyura. Gusa birumvikana ziba zifite storage limited, akenshi aba ari hagati ya gig imwe na megabyte 500. Urumva ko kuri projet waba ugiye gukora yose iyo storage irahagije, noneho ugahita yamamaza ugakorera amafaranga, ukazabona ubwa upgrading ukabona storage iri advanced ukabona nka 1 terabyte. Gusa bandwidth yo iba iri unlimited nta kibazo, urumva website ntabwo ishobora kujya down.